Muraho neza nk'ibisanzwe nge tugiye kubana nitwa James, muhawe ikaze kuri Sibo James Tech and AI. Ikaze rero kuri ino video yacu yindi navuga wenda ari nakwita nka part 2. Muri video iheruka twasobanuye AI icyo ari cyo, tuvuga ku mateka yayo, tuvuga impamvu ari ingenzi muri kino gihe tugezemo. Uyu munsi rero ngiye kubabwira turebe uko AI ikora mu by'ukuri, tuyivuge mu magambo yoroshye cyane yumvikana kandi buri wese yisangamo. Nyuma y'iyi video uraza kuba usobanukiwe uko AI yiga, umenye uko AI ifata ibyemezo n'uko uyisanga mu buzima bwawe bwa buri munsi, kandi wowe mushobora kuba utari unabizi ariko ukaba ariyo wakoreshaga. Reka dutangire rero. AI bundi yiga gute? AI ntabwo ivuka izi ibintu, nta bumenyi bifite mu ntangiriro zayo. Undi AI yiga binyuze mu makuru menshi ariyo twita data. Urugero naguha, niba dushaka wenda kwigisha AI kumenya imbwa n'injangwe, tuyiha amafoto menshi y'imbwa n'andi menshi y'injangwe, tukayibwira tuti iyi ni ifoto y'imbwa, ikabimenya ko ari ifoto y'imbwa. Tukayereka n'indi foto twayibwiye ati iyi ni ifoto y'injangwe. Icyo gihe AI irabireba, ikabisesengura, ikamenya itandukaniro riri hagati y'imbwa n'injangwe. Nyuma y'igihe iyo uyeretse ifoto nshyashya itari nka ya yindi yabonye bwa mbere, ishobora kukubwira iti iyi ni imbwa, cyangwa se ikaba yakubwira ati iyi ni injangwe. Ibi rero ni nk'umwana mutonya. Umwana yigishwa ijambo nk'intebe. Wenda dufate urugero, iyo ubwiye umwana ati iyi ni intebe, iyo ubimubwiye inshuro nyinshi arareba akabimenya, bigera igihe akabimenya, akamenya yuko ari intebe. Icyo gihe rero iyo yongeye kubona indi ntebe aribwira ati iyi ni intebe, ntago nayitiranye n'igitanda wenda urugero. Okay, rero ashobora kuba yahita abimenya utiriwe wongera kuba wabimubwira. Uko niko na AI nayo yiga. Ikindi kintu cya kabiri abantu bakunda kwibaza, baribaza ati algorithm ubundi ni iki? Algorithm ubundi ni amategeko AI ikurikiza. Ni nk'urutonde rw'intambwe rugenda rukurikirana. Urugero rworoshye cyane, niba ari wenda nko guteka, ugiye guteka nk'umuceri, ufata wenda amazi ukayashyira ku muriro, amazi wenda agashyuha, yamara gushyuha ukabona kumenamo umuceri, nyine ugenda utegereza buri gice cyacyo, utegereza, warangiza ugategereza ko umuceri ushya, ubundi ukabona kuwarura ukajya kuwugabura. Ibyo byose ni nk'ibyo nagereranya n'icyo bita algorithm. Muri AI rero algorithm ibwira imashini iti niba ubonye iki ngiki kora kiriya, niba ukanze aha ngaha uhita uzana iki ngiki, niba amakuru ari aya fata iki cyemezo. AI rero ntiyumva nk'umuntu, nyine ikurikiza amategeko yashyizwemo ngo izajya igenderaho. Icyo nicyo bita algorithm. Wenda ikindi kintu cya gatatu abantu benshi bakunda kwibaza, baribaza ati se machine learning ni iki? Machine learning bakumva nyine bavuga ati machine learning, ntibasobanukirwe ibyo ari byo. Ariko ubundi machine learning ni igihe AI yiga ubwayo ikivuye ku makuru bitewe n'amakuru yifitemo. Ntabwo bisaba ko ari umuntu ugenda uyibwira buri kantu ngo kora gutya, kora na gutya. Machine noza AI yo ubwayo ubundi iriyigisha. Wenda nk'urugero, nk'iyo ugiye kuri YouTube ukareba video zimwe ukanda like ukerekana ko wazikunze kurusha izindi, YouTube ibi bintu byitaho cyane, ikareba ibyo ukunda, ikareba n'ibyo wirengagiza utajya ureba igihe kinini, wenda ukandaho ukatuvaho, ikareba ibyo umaraho umwanya munini ureba, nyuma igatangira kukwereka amavideo asa na za zindi wagiye ukunda ugatindaho. Ntabwo ari uko ari umuntu uba wagiye agukurikirana ku giti cyawe, nyine arebe ngo uri gukunda ibiki, reka cyangwa umuntu uri ku mashini runaka. Icyo gihe ni AI iba iri yiga imyitwarire yawe. Urugero nk'iyi video nukanda like ukayireba paka wenda yose irangiye, nyuma uraza kugenda ubona andi mavideo menshi avuga ku bintu bijyanye na AI. Wenda urabona abandi ba content creator batandukanye nanjye, ariko nabo baraba tuvuga ibintu bijya gusa.
ni nayo mpamvu buriya TikTok igutera kureba video nyinshi cyane utabizi, ukabona nyine video ukavuga ati agakurikiye karaba karyoshye kurusha, agakurikiye karaba karyoshye kurusha. Icyo gihe nuko ari AI iba yarakwize ikajya ikuzanira ibyo ukunda, igenda iguha ibyo ukunda nawe ukayitindaho. Ikindi kandi buriya AI iri mu buzima bwacu bwa buri munsi, ahubwo nuko twebwe tudakunda kubyitaho ngo tumenye nyine ngo niyo turi gukoresha. Wenda nk'urugero nk'iyo ufite telefone yawe uyifunguza ukoresheje isura yawe nyine warebamo ikata ifungura, ni AI nabwo iba ibikoze. Cyangwa se nk'iyo WhatsApp iri kukurinda ubutumwa bw'abatekamitwe nabwo ni AI. Nanone nk'iyo ugiye wenda kuri Google ugasacingamo ikintu runaka ukatubona ibisubizo vuba vuba nyine bitewe n'ibyo usacinzemo, nabwo ni AI iba iguhaye ibyo bisubizo. Nanone nyine uri kuri TikTok ikwereka video nziza ukunda, iyo nayo ni AI. AI rero ntabwo ari ikintu cyo mu mafilime gusa, ari ukuvuga ngo ni ikintu nyine cya filime ngo cyahazaza kitabaho abantu bahimba, reka. AI iri mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kandi ikindi AI nayo ishobora kwibeshya. Yego rwose AI ishobora kwibeshya cyane ahubwo, kubera ko yigira ku makuru tuyihaye. Niba uyihaye n'amakuru mabi nabwo ishobora gufata ibyemezo bibi. Urugero wenda niba AI wenda yigishijwe nk'amafoto makeya cyangwa se amafoto wenda adahagije, wenda ndeke kwizinda ku mafoto cyane, uyihaye nyine inyandiko, ubutumwa bukeya budahagije butarimo ubusobanuro bwose, icyo gihe ishobora gufata umwanzuro utariwo. Niyo mpamvu AI itasimbura umuntu 100% bibaho. Reka AI ni igikoresho umuntu twizaniye kizajya kidufasha. Umuntu ni uyikoresha, ntabwo AI ari idukoresha. Nanone hari abantu benshi bibaza bati ese AI ishobora kwigenga nk'umuntu? Igisubizo ni oya. Oya rwose 100%. Kubera yuko AI ntabwo ifite ubwenge bugira ibyiyumviro nk'iby'umuntu. Kubera ko ntabwo igira amarangamutima, nta mutima igira, ntigira ubushake bwayo. AI ikora gusa igihe iyo uyisabye ikintu kandi cyayiteguriwe gukora. Icyo yateguriwe gukora nikikora. Niba iteguriwe gufasha izafasha, niba ikoreshejwe nabi izakora nabi. Icyemezo cya nyuma buri gihe kiza gihora ari icy'umuntu. Icyemezo cya nyuma ifata nyine kigomba kuba ari icy'umuntu, ari we uhitamo ati kora iki cyangwa ureke iki. Niyo mpamvu bavuga bati AI ni igikoresho si nyiracyo. Ikindi kintu wenda ukwiye kumenya ni uko AI iri mu bwoko bubiri, buriya iri mu moko. Ayo moko rero ni abiri y'ingenzi, AI ntoya na AI ikomeye. Wenda AI ya mbere bayita narrow AI. Iyi ni AI ikora akazi kamwe konyine. Wenda urugero naguha mere nka kuri ziriya nahereye kare mbabwira, nka AI yo kuri TikTok ikwereka amavideo yonyine, cyangwa se nanone AI yo kuri Google Map nayo ibishinzwe kwerekana inzira gusa. Nanone nk'iyo ugiye kuri kamera wenda ugafotora, AI ya telefoni y'ikibishinzwe ni ukumenya isura gusa, ntishobora kuba yagira ikindi kintu wenda yakora. Iyi ni AI dukoresha cyane cyane buri munsi. Noneho AI ya kabiri yo tuyita AI ikomeye, ariyo bita General AI. Iyi ni AI ishobora kwiga no gukora nk'umuntu. Kugeza ubu AI ntiraboneka nyine mu buryo bwuzuye neza 100%. Iracyari mu bushakashatsi, bari kugenda babivugura, uretse ko ugeze kure nyine bawugeze kure, bari hafi kuyisohora nayo ngize iri update. Abashakashatsi barimo barabikoraho neza cyane. Wenda nakomeje babwira ati AI yigira ku makuru runaka, ku mategeko ayihaye, ako wakwibaza ati si AI ikora hehe amakuru? AI buriya ikura amakuru ahantu hagiye hatandukanye henshi cyane, cyane cyane kuri internet, ku buryo abantu bakora ku makuru tuyisangira nyine. Nk'urugero wenda nkagwa nk'iyo ugiye nko kuri application runaka, AI ireba uburyo urimo urakoresha iyi application, bitavuze yuko ibirimo irakwiba amakuru yawe wenda ngo ikoreshe mu buryo butemewe. Ibirimo irareba uko wenda iyi application uyikoresha n'uburyo ikoramo. Niyo mpamvu ari ngombwa kuzajya ubanza usoma amategeko n'amabwiriza ya application runaka mbere yo kugira ngo ubyemeze. Cyane cyane nk'iyo kwa kundi ufunguye telefone ukanda accept bakubwira ngo emeza, ukagenda wemeza. Biba ari byiza uzajya ubanza usome icyo ayo mategeko avuga, bita privacy policy. Nanone hari abantu baba bari kuvuga bati AI izadutwara akazi. Ukuri rero kuri ahangaha ni uku nguko. AI izakuraho akazi kamwe, ariko AI nanone nubwo izakuraho akazi kamwe na kamwe, izazana kandi kazi gashyashya. Wenda nk'urugero naguha nanone hano rufatika, hari akazi AI ikora vuba kurusha umuntu.
ariko nanone nubwo yagakora kurusha umuntu kajana, hakenewe umuntu uzajya uyiha amabwiriza igenderaho. Niyo mpamvu umuntu wumva AI, urimo wiga AI ubu ngubu azabona amahirwe menshi kurusha utayumva nyine ari igihe natayiga hari igihe azasigara inyuma rwose, akazi agasigara aririmba urwo abonye. Ikindi AI ntabwo ari iy'ibihugu bikaze gusa, biriya bihugu birenze ngo wenda za Amerika nacyo byateye imbere, AI iri no muri Afurika. AI irimo iriyongera cyane cyane, wenda nk'urugero nabaha urebye nko mu buhinzi, AI niyo irimo iramenya indwara z'ibihingwa runaka, kandi nanone gukoreshwa cyane mu buvuzi, igafasha gusuzuma indwara runaka igahita ibimenya vuba vuba, bikihutisha bikorohereza abaganga kuba bakora serivisi. Cyangwa se nanone mu bucuruzi irimo iramamazamo neza cyane, cyane cyane mu Rwanda AI barimo barayishoramo amafaranga menshi kabisa. AI irimo iragenda yinjira buhoro buhoro. Iki cyerekana ko ari amahirwe cyane akomeye ku rubyiruko rufite kandi rukwiye kubyaza umusaruro. Ubu ngubu mu gihe kiri imbere harateganywa yuko AI izarushaho gukura, izagenda yinjira mu mashuri, mu bucuruzi, mu buzima bwa buri munsi. Ubuzima bwa buri munsi twirirwamo, ariko ubwenge bw'umuntu ntibusimburwa habe na gato. Ntago AI wavuga ngo izadusimbura burundu nyine ubwenge bw'umuntu ibusimbura. AI izadufasha ariko ntago izatuyobora. Ubwo bishatse kuvuga iki rero? Bishatse gusobanura yuko AI ni ejo hazaza, ariko ejo hazaza haherereye uyu munsi. Uyu munsi turiho ni ukwiye kubyaza ukazagira ejo hazaza. Niba uri kwiga AI uyu munsi, ubwo bisobanuye ko uzayikoresha ejo nibwo izakugirira akamaro, uzabona umusaruro. Rero uri kuyirengagiza muri kino gihe ashobora kuzacikanwa n'amahirwe atagifite uburyo yabigarura. Muri video rero zikurikira turaza kureba uko umuntu usanzwe yakoresha AI akaba yayibyaza amafaranga cyangwa se izindi nyungu mu buryo butandukanye, cyane cyane nko ku rwego rutoya bidasabye ngo bibe ari ibintu bihambaye cyane. Niba iyi video igufashije, kanda like, wiyandikishe, ukanda subscribe, kandi uduhe n'igitekerezo muri comment, ushyiremo n'imitima myinshi cyane. Nurangiza iyi video uyisharinge ku bantu benshi. Murakoze, ndabakunda cyane. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.